Yesu nashimwe, Yesu nahabwe icyubahiro bene data. Nitwa Nishimwe Theogene. Mfashe uyu mwanya kugira ngo tuganire. Nk'uko nababwiye ko YouTube channel yacu tuzajya tuganira ijambo ry'Imana, ariko tuzajya tugira n'ibindi biganiro bijyanye n'iyobokamana bisanzwe. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku kijyanye n'ifungwa ry'insengero. Ushobora kuba uri kwibaza uti se tugiye kuganiraho ibiki? Ikintu cya mbere numva tugiye guheraho, ngiye kubabaza ikibazo kandi buri muntu abashe kugitekerezaho. Ndi kwibaza ngo ese ubundi mumeze muti? Nicyo kibazo ndi kwibaza. Buri muntu amerewe ate? Ese aracyari umukristo aho insengero zimaze gufungwa? Hashize iminsi itari mikeya insengero zitujuje ibisabwa zifungwa, kugira ngo zibashe gutunganya ibyo zigomba gutunganya, ariko uraza kwitegereza ugasanga abakristo bamwe mu matorero atandukanye ibintu byabavuyemo, bariraye, barihebye. Mbega niba hari biri guterwa nuko n'ubundi batari bakomeye mu by'agakiza, ariko uri kubona abantu bari kwivuruguta mu byaha kuri cya kigero usanga nk'itorero runaka ririmo rirahagarika, ugasanga rirahagarika umubare uri hejuru w'abantu 10. Sinzi niba ari njye uri kubibona njyenyine, ariko birakabije, biteye ubwoba. Abantu barivanga mu busambanyi, barishora mu busambanyi, abantu barajya mu businzi bukabije. Mbega biteye ubwoba ibintu biri kuba. Ubwo rero bene data, ndi kugira ngo tuganire kuri iki kintu. Ubundi ntago byagakwiye, turi mu bihe bigoye. Buri muntu yakarinze izamu rye, buri muntu agasenga, buri muntu akubaha Imana, nubwo tutarimo duhura nk'uko bikwiriye, kuko urajya kureba ugasanga umuntu ugiye gusenga biramusaba gutega, ni ukujya kure. Hari umuntu wasengaga kuko korari yasenze, yapanze amasengesho, uwo nguwo kubera urugendo runini ruhari ntago bikimukundiye, nyine ugasanga turi mu bihe bitoroshye. Ariko ibihe bitoroshye ntabwo byagakwiye gutuma tuva ku mwami. Sinzi niba twari twubakiye mu nsengero, urufatiro rwacu umenya rwari rufatiye ku rusengero, ariko ubundi urufatiro rwacu rwakabaye ruri kuri Kristo. Imana yacu itugirire neza kandi Imana yacu iturengere. Hari ibintu bigera kuri 2 rero mbona bikwiriye yuko bikwiye kubahirizwa kugira ngo insengero zifungurwe. Kuko ngewe nkurikije ibyo ndi kubona, nkitegereza, ndi kubona insengero nta gahunda ihari yo gufungurwa biri vuba aha ngaha, kuko ibikwiye gukosorwa ni byinshi. Kuko icya mbere, ubundi leta irifuza ko byibuza buri torero ryakagombye kuba rifite ibikorwa remezo byunganira leta. Urugero, urusengero rukwiye kuba byibuza rufite amashuri, cyangwa se rutagira amashuri ariko rukaba rufite ivuriro. Mbega bya bikorwa remezo twese dusanzwe tuzi. Bashobora rega no kubaka isoko, iryo soko abaturage nyine bakabasha kuba bajya kugicururizamo bagatera imbere. Ntibirangirire mu gusenga gusa, ahubwo abakristo nabo bakiteza imbere. Icyo ni icya mbere. Rero abahagarariye amatorero, iki ni ikintu kigoye kinakomeye kuba ako kanya bahita bagikora ngo kive mu nzira, kugira ngo babashe kwereka leta yuko babikemuye. Yego, barakora amasuku, bagasiga amarangi, ariko hari ikintu kibyihishe inyuma batari gusobanukirwa. Byibuza byakabaye ko buri torero, niba ari itorero runaka, niba tuvuga ari ADPR,
ifite insengero nyinshi zitandukanye. Birakwiye ko buri rusengero rugomba kuba rufite igikorwa remezo runaka cyunganira leta. Bitabaye ibyo rero insengero ziragabanywa. Byari insengero ziri munsi ya paruwase zizavaho, hasigare paruwase. Iyo paruwase isigare ishoboye kuba yakubaka ibyo bikorwa remezo ikanasenga byose icyarimwe, akaba aribwo bemererwa gukora. Nabaha nk'urugero, nka Katolike hari aho igiye ifite ibigo by'amashuri, ibyo bigo by'amashuri hakaba harimo na kiliziya. Na n'ubu kubera amashuri afunguye, amashuri ntibayafunga, ariko mo imbere n'abaturage basanzwe ku cyumweru bajyayo bakajya gusenga. N'abo banyeshuri nabo bagasenga ukwabo, n'abaturage nabo bakaza bagasenga, mu gihe ahandi basengeraga aho hagize gute, hakinze. Ibyo bivuze iki? Biravuze ngo buri rusengero rukwiye kubaka igikorwa remezo kugira ngo bemererwe gukora. Ubwo ababishinzwe rwose Imana ibafashe, ibashyigikire, bohereza abaterankunga. Nkeka ko rwose nabo iki kintu bakizi ko ari cyo kinakwiriye. Ikindi cya kabiri nari maze kuvuga ni icyo kugabanya insengero. Kugabanya insengero kirunganira iki ngiki cya mbere nari mvuze cyo kubaka ibikorwa remezo. Kugabanya insengero ni ukugira ngo ibyo bikorwa remezo bibashe kubakwa, kuko birasaba ubushobozi. Insengero rero nizitagabanywa, tuvuge niba ari mu murenge, hagomba gusigaramo insengero nkeya zishoboye kubahiriza bya bikorwa remezo leta irimo isaba. Ubwo rero ndagira ngo mbwire umukristo ahari, yego ntago ndi kumubwira ngo nahumure, ngo gufungurirwa biri vuba, ngo biri hafi aha ngaha, oya. Ahubwo ngiye namubwira ngo nabe maso, mukristo ba maso, irinde icyaha n'igisa nacyo, fata Bibiliya usenge, nibigushobokera ubonye aho wasengera hafi aho ngaho batafunze, unyaruke ugereyo. Ariko ndakubwiza ukuri, tugeze mu gihe kigoye kandi kiruhije. Kristo ni wo kuturengera, Kristo ni wo kudufasha. Birasaba amasengesho, ibindi birasaba ubushobozi bw'amafaranga. Ubwo rero musengera abaterankunga baze badufashe kugira ngo tubashe kubaka ibi bikorwa remezo, tubashe kubaka insengero zigezweho zubahirije ibyo ngibyo byose bishoboka. Murakoze rero, reka dusoreze aha ngaha. Nababwira ngo buri mukristo aho ari hose akomeze kwirinda, ubundi Kristo abyibereyemo, Imana izabigenza neza, bizagenda bitungana. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Shalom shalom. Niba hari ikibazo ufite watubaza, watwandikira muri komenti, rwose twazagusubiza. Imana yacu, Imana y'amahoro, ikomeze kubana natwe kandi dukomeze dukizwe. Imana izatujyana mu ijuru. Shalom shalom.